gatanu tariki 16 Mutarama umwaka wa 2026 mu busitani bw'ahitwa Caleb Garden buherereye ku musozi wa Rebero habereye ibirori by'ubukwe bw'umuhanzi Niyo Bosco wasabye akana kwa Mukamisha Irene. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu makuru y'ibyamamare aho tugiye kurebera hamwe ibyamamare bindi byatashye ubukwe bw'icyamamare mugenzi wabo ubwo turavuga Niyo Bosco aho kuri uyu munsi tariki 16 Mutarama umwaka wa 2026 yakoze ubukwe aho bwabereye i Rebero cyangwa se aho twita Rebero, akaba yagaragaye rero mu mafoto agiye atandukanye ari kumwe n'ibyamamare. Ubwo ni mu bamwambariye, mu batashye ubukwe bwe, mu baririmbye, hagiye habonekamo ibyamamare bigiye bitandukanye bigaragara ko nyine koko ari ubukwe bw'icyamamare nk'uko abenshi bagiye babigarukaho bati koko iyo uzwi ubuzwi. Ego niyo mpamvu rero tugiye kubereka amwe mu mafoto y'ibyamamare byagiye muri ubu bukwe cyangwa se byatashye ubukwe bw'icyamamare mugenzi wabo. Ni ubukwe rero bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi nk'uko twabivuze bigiye bitandukanye biri mu muhanzikazi Bwiza. Uwo muhanzikazi Bwiza yari ahabaye, undi wagaragayemo ni umukobwa nanone uzwi cyangwa se nawe w'icyamamare ariwe witwa Nyambo Jessica, abantu benshi bakunda cyane, nawe tumuziho kuba yaramamaye mu bijyanye no gukina filime. Hakaba hagaragaye kandi nanone Nana uzwi muri sinema, nawe akaba ari icyamamare, ndetse n'abandi bari bambariye Niyo Bosco harimo nka Titi Brown. Niyo mpamvu rero twavuze ko ubukwe bwatashywe n'ibyamamare gusa, kandi koko n'amafoto arabigaragaza, namwe mwihera ijisho. Ubu bukwe rero nyuma yo gusaba no gukwa, Niyo Bosco yasezeranye imbere y'Imana n'uyu mukobwa. Nk'uko tubizi ubukwe bugira ibyiciro bitandukanye, hari ugusaba no gukwa, hakaba gusezerana imbere y'Imana, hakaba no kuri buze gutwikurura. Hanyuma rero ubukwe bwakurikiye umuhango wo gusezerana mu mategeko wabereye mu murenge wa Kinyinya kuwa 10 Ukuboza umwaka wa 2025. Ibi birori byose kandi bikaba byarabangirijwe n'ibirori byabaye kuwa 17 Nzeri umwaka wa 2025, ubwo Niyo Bosco yambikaga impeta umukunzi we Mukamisha Irene bakiyemeza kubana akaramata. Aya mafoto rero nayo agiye agaragara n'amavideo agiye atandukanye ubwo Niyo Bosco yambikaga umukunzi we impeta. Rikaba ari n'igikorwa cyashimishije abantu benshi cyane, by'umwihariko abafana ba Niyo Bosco. Rero igikorwa cyakurikiyeho nacyo kiza gisanga ibyo bikorwa bindi, kikaba cyashimishije abantu benshi kurushaho. Ikindi kandi nanone ni uko ubwo yambikaga impeta umukunzi we akayimwambikira ahitwa Hotel La Paris Gashora, Niyo Bosco yahamije ko yifuza gukora iki gikorwa papa wakiriho, ariko ikintu kibabaje ni uko bitigeze bimukundira. Yifuzaga ko yakora ubukwe umubyeyi wakiriho, umubyeyi ari we se umubyara, gusa Imana igira amahitamo yayo cyangwa se ikagira ugushaka kwayo. Rero ntabwo byigeze bikunda uko ibyo yifuje bibaho, aho yagize ati ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana. N'ubundi rero akigenda nahise numva mugomba ideni ryo kubikora, kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagombaga kubona ibyiza byangezeho. Ku rundi ruhande rero Niyo Bosco yongeye gushimira urukundo afitiye umukunzi we ati ndamukunda cyane kandi cyane. Ni iby'agaciro kubona umuntu ugukunda, ni iby'agaciro kubona uwo ukunda nawe akagukunda. Reka twifurize urugo ruhire, urugo rwiza rutemba amata n'ubuki, urugo ruzahora rugendwa, urugo ruzahoramo imigisha, kandi urugo ruzabonekamo hungu na kobwa. Imana rero izahira urugo rwabo kandi ibahe gukomera, ibahe no gufatikanya muri buri kimwe. Twari turi gushaka by'umwihariko kureba bimwe mu byamamare byitabiriye ubu bukwe, kandi no kureba cyangwa se kumenya bimwe mu byo uyu Niyo Bosco yagezeho nk'uko yabyifuje. Ibyamamare twabuze rero ntabwo ari byose, hariho n'ibindi byamamare byagiye bigaragara mu bukwe, ariko twavuze bamwe muri bo by'umwihariko bagaragaye cyane muri ubu bukwe. Reka dushimire rero buri umwe wese wabanye natwe, dukomeze gusabira umugisha urugo rw'aba bombi,
namwe kandi Imana ibahe umugisha mu byo murimo byose n'aho muri hose, mukomeze kugubwa neza. Tuzasubira ubutaha. Mwakoze cyane kubana natwe kuri Media Empire.